Nanone mbahaye ikaze kuri video ikurikiyeho. Ni ingingo yo kwa gatatu. Tubonye ko mu ngingo yabanje yavugaga ngo imivurungano muri stade nini ikorerwamo ibirori. Twasoje Pawulo atugira inama cyangwa se yarigiraga inama ab'itoro rya Efeso kuba maso kugira ngo babashe kutayobywa cyangwa se kutava mu byizerwa nk'uko yabyifuzaga. Rero ku ingingo yo kwa gatatu iravuga ngo kumva urwandiko rwandikiwe Abanyefeso. Muri make bagiye kudushishikariza cyangwa se kutwumvisha uburyo urwandiko rw'Abanyefeso ari ngombwa cyangwa se Pawulo umugambi yari afite abandikira. Ahangaha hari amagambo avuga ngo Pawulo yanditse urwandiko ruyandikiye Abanyefeso ngo rusomerwe mu nsengero z'abizera baranguriye muri Efeso ikomeye. Mu myaka yakurikiyeho uhereye igihe Pawulo yari amaze kuhava, ingendo za gikristo muri Efeso zari zaragiye ziyongera kandi n'umubare w'insengero wari wariyongereye. Kuri abo bizera ba mbere bishobora kuba byarabaye ikintu cy'ingenzi kugira Tukiko, umuntu wari uhagarariye intumwa Pawulo, yahanze itorero agahagarara hagati muri bo akabasomera urwandiko rwari ruturutse kuri we. Nk'uko urwandiko rwabisabaga, iryo tsinda ryari ryiteraniye rishobora kuba ryari ririmo abagize umuryango bose, se w'abana, nyina ubabyara, abana ndetse n'imbata. Muri icyo gihe urugo rwabagamo n'abandi bantu. Bivuga ngo kera imiryango yasangaga mu rugo cyangwa se n'uyu munsi imiryango ifite abantu batandukanye, ndetse baba abo mu muryango ndetse n'abandi baturutse mu yindi miryango mu buryo butandukanye. Muri icyo gihe urugo rwabagamo rero n'abandi bantu benshi, abantu bafite umudendezo bafashwa na nyir'urugo kimwe n'abaguzi. Bityo rero abantu nk'abo bashoboraga kuba bari bahari kimwe n'abaturutse mu yindi miryango. Nibyo nari maje kuvuga. Niyo mpamvu rero Pawulo yanditse urwandiko abwira abantu bose, ndetse kugira ngo n'urwandiko rusomerwe mu nsengero abantu babashe kurusobanukirwa. Rero natwe hano badushishikarize ko hamwe n'inshamake ikurikira, soma urwandiko rwose, byaba byiza usomye uranguruye ni izihe nsanganyamatsiko zumvikana muri urwo rwandiko rwose. Ahangaha rero hano bari ingingo z'ingenzi bagiye batwereka, ariko nawe ufate umwanya wisomera. Ufate urwandiko rw'Abefeso ntabwo ari urunini, ugomba nawe rero gufata umwanya ukarusoma ukumva icyo Pawulo yavugaga. Ahangaha rero bagaye inshamake z'ingingo z'ingenzi zari zirimo, aho rutangira ruvuga ngo n'indamutso zibanza, aho tubizibona mu Befeso igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Imigisha itangira ni igice cya mbere umurongo wa 3 kugera ku 14. Gusabira abizera ngo bakire ubwenge bushingiye kuri Kristo. Iyindi ngingo ni ivuga ngo bigeze kuba bapfuye mu bya mwuka, none ubu bashyiranywe hejuru na Kristo. Ingingo ya 5, Kristo arema itorero rihurijwemo abayuda n'abanyamahanga. Ingingo ya 6, Pawulo nk'umubwiriza w'ibya Kristo ku banyamahanga. Ingingo ya 7, gusengera abizera ngo bagire imibereho yuzuye urukundo rwa Kristo. Ingingo ya 8, gukomeza ubumwe bw'itorero buturuka kuri mwuka. Ingingo ya 9, kubaho imibereho mishya isigasirwa n'ubumwe. Ingingo ya 10, kugendera mu rukundo, umucyo n'ubwenge. Ingingo ya 11, gushyira mu bikorwa imibereho yahawe ishusho na Kristo mu rugo. Ingingo ya 12, guhagarara mu mwanya umwe, itorero nk'ingabo z'Imana. Ndetse ingingo ya 13 ivuga ngo intashyo zisoza. Ibyo nizo ingingo z'ingenzi Pawulo yanditseho cyangwa se yari ari kubwira abo muri Efeso. Natwe umunsi rero izo ngingo ziratureba. Igihe dusoma uruno rwandiko tubonamo ingeso cyangwa se n'imico ikwiriye Pawulo yashishikarizaga abizera bo muri Efeso. Rero hano baravuga ngo batubajije ngo ni iyihe nsanganyamatsiko ikunda kugaruka muri uru rwandiko, mbese ni iki rukubwira. Ingingo zihariye zikora ku muryango zirimo ni izihe. Ahangaha rero buri wese yagenda azisoma cyangwa se akareba ingingo bagiye bagarukaho kenshi. Noneho turakomeza n'ingingo yo kuwa 4. Ikibazo, inyunganizi muri komenti ni karibu cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha.